Yesu nashimwe bere data bakundwa nongeye kubaha ikaze muri gahunda yo gushyira Bibiliya mu majwi kugira ngo bifashe abadakunda gusoma bizabasukira mu gusoma. Nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana rero bene data mu mwami Yesu. Tugeze ku bice 22 ibya Samweli. Iki gice nacyo kigiye igitabo nacyo kigiye kurangira. Samweli wa mbere ndumva agiye nawe kurangira kubwo buntu bw'Imana. Bakundwa muri gahunda nashyizwe ku mutima n'Imana yo gushyira ijambo ry'Imana Bibiliya mu majwi kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yesu aduhana umugisha. Samweli wa mbere ibice 22. Dawidi arahunga, benshi bamusangayo. Nuko Dawidi avayo arahunga arasukira mu buvumo bwa Adulamu. Bukeye bakuru be na bene wabo babyumvise baramanuka bamusangayo, kandi abari mu makuba bose n'abari mu imyenda bose n'abinubaga bose bateraniraho ari abo mutware wabo. Nuko bari kumwe nawe bari abantu nka 400. Bukeye Dawidi avayo ajya Misipa i Mowabu, abwira umwami w'Imowabu ati, ndakwingize ukundire data na mama bimukire ino, mubane kugeza aho muzamenyera icyo Imana integeka. Nuko abazanira umwami w'Imowabu baturana nawe igihe cyose Dawidi yamaze mu bivumo. Bukeye umuhanuzi Gadi abwira Dawidi ati, wiguma mu buvumo buvemo ujye mu gihugu cya Yuda. Nuko Dawidi ava yarasukira mu ishyamba rya Hereti. Sawuli yica abatambyi b'Uwiteka abahora gufasha Dawidi. Bukeye Sawuli yumva ko Dawidi yabonekanye n'abo bari kumwe. Ubwo Sawuli yari yicaye Gibeya munsi y'igiti cy'umunyinya i Rama yitwaje icumu, kandi abagaragu be bose bari bahagaze bamukikije. Sawuli abaza abagaragu be bahagaze bamukikije ati, yemwe mwaba Benyamini mwe, harya mwene Yesayi wo azaha umuntu wese muri mwe imirima n'inzabibu? Kandi mwese niko azabagira abatware b'ibihumbi n'abatware b'amagana, bituma muhuza inama yo kungambanira. Ntihagira n'umwe umburira ko umuhungu wanjye yasezeranye na mwene Yesayi. Ubonye ngo habure n'umwe muri mwe umbabarira ngo amenyeshe ko umuhungu wanjye yagandishirije umugaragu akanshira igico nk'uko anyenje none. Ariko Dowegi umwedomu yari ahagaze aho mu bagaragu ba Sawuli asubiza umwami ati, nabonye mwene Yesayi azi Nobu kwa Ahimeleki mwene Ahitubu. Nuko Ahimeleki amugishiriza Uwiteka inama, kandi amuha impamba, amuha n'inkota ya Goliyati Umufilisitiya. Umwami abyumvise aratumiza Ahimeleki umutambyi mwene Ahitubu n'abo mu rugo rwa se bose, aribo batambyi b'Inobu. Bose bitaba umwami. Bagezaho Sawuli aravuga ati, umva mwana wa Ahitubu. Nawe ati, karamenya gasana. Sawuli aramubaza ati, ni iki cyatumye mungira inama wowe na mwene Yesayi, ukamuha imitsima n'inkota, ukamugishiriza Imana inama ngo amuhagurukire anshira igico nk'uko angenje none? Ahimeleki asubiza umwami ati, mbese ninde mu bagaragu bawe bose w'umwiringirwa nka Dawidi umukwe w'umwami, uba mu nama zawe akaba umunyacyubahiro mu rugo rwawe? Mbese ubu nibwo nkimugishiriza inama Imana? Ntibikambeho. Umwami yo gushyira urubanza ku mugaragu we cyangwa ku rugo rwa data rwose, kuko muri ibyo byose umugaragu wawe ntacyo narinzi, haba n'agahurihuri kabyo. Umwami abwira Ahimeleki ati, ni ukuri Ahimeleki, nta kikubuza gupfana n'abo mu rugo rwa so bose. Umwami ahera ko abwira abarinzi bamukikije ati, nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanya agatoki na Dawidi,
kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire, ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dowegi ati, hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare, maze atsindisha inkota Inobu mu mudugudu w'abatambyi. Abagabo n'abagore, abana b'inshuke n'abonka, n'inka n'indogobe n'intama, byose babimarira ku nkota. Ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki mwene Ahitubu witwaga Abiyatari aracika ahungira kuri Dawidi. Nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati, urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu, namenye ko atazabura kubibwira Sawuli. Abo mu rugo rwa so bose nijye bahowe. Gumana nanjye, umura kuko uhiga ubugingo bwawe bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Dawidi atabara Ikeyira 23. Bukeye babwira Dawidi bati, uzi ko Abafilisitiya barwanye Ikeyira bagasahura ingano ku mbuga zabo? Dawidi niko kugisha Uwiteka inama ati, mbese njye gutera abo Bafilisitiya? Uwiteka asubiza Dawidi ati, genda utera Abafilisitiya ukiza Ikeyira. Ariko abantu ba Dawidi baramubaza bati, mbese ubwo tugiriye ubwoba hano i Buyuda nitugera Ikeyira kurwana n'ingabo z'Abafilisitiya bizacura iki? Nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Uwiteka aramusubiza ati, haguruka umanuke ujye Ikeyira kuko nzakugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ahagurukana n'ingabo ze bajya Ikeyira barwana n'Abafilisitiya, banyaga inka zabo babicamo benshi cyane. Uko niko Dawidi yakijije abaturage b'Ikeyira. Kandi ubwo Abiyatari mwene Ahimeleki yahungiraga kuri Dawidi Ikeyira, yahunganye efodi. Sawuli yenda gufata Dawidi. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi ari Ikeyira. Sawuli aravuga ati, Imana yamushyize mu maboko yanjye kuko akingiraniwe imbere. Ubwo yinjiye mu mudugudu ukingishwa inzugi n'ibihindizo. Nuko Sawuli ahamagaza ingabo ze ngo batabare batere Ikeyira bagote Dawidi n'abantu be. Dawidi amenya ko Sawuli amuhigira, abwira Abiyatari umutambyi ati, zana hano efodi. Nuko Dawidi arasenga ati, Uwiteka Mana ya Isirayeli umugaragu wawe, numvise ko Sawuli yenda gutera Ikeyira no kuyirimbura, babampora. Mbese abo bantu b'Ikeyira bazamumpa? Ni koko Sawuli azamanuka nk'uko umugaragu wawe numvise? Uwiteka Mana ya Isirayeli ndakwinginze, bwira umugaragu wawe. Uwiteka aramubwira ati, azamanuka. Dawidi ahera ko arabaza ati, mbese ab'Ikeyira bazantanga n'abantu banjye mu maboko ya Sawuli? Uwiteka aramusubiza ati, bazagutanga. Nuko Dawidi n'abantu be nka 600 barahaguruka bava Ikeyira bajya aho bashoboye hose. Hanyuma babwira Sawuli ko Dawidi yacitse akava Ikeyira, arorera gutabara. Dawidi na Yonatani bongera gusezerana. Nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu, aguma mu gihugu cy'imisozi cyo mu butayu bw'Izifu. Sawuli akajya amugenza uko bukeye, ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Dawidi abonye ko Sawuli yazanywe no gushaka kumwica, yigumira mu ishyamba mu butayu bw'Izifu. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Aramubwira ati, witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Jye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka, maze Dawidi yigumira mu ishyamba. Yonatani asubira iwe. Bukeye ab'Izifu bajya kwa Sawuli i Gibeya baravuga bati, mbese ntuzi ko Dawidi yihishe muri twe mu bihome byo mu ishyamba rya Hakira mu ruhande rw'ubutayu bw'Ikusi? Nuko none Nyagasani, manuka nk'uko umutima wawe ubishaka, kandi twe tuzamushyira mu maboko y'umwami. Sawuli aravuga ati, Uwiteka abahire kuko mumbabariye. Nimugende ndabinginze, mwongere mumenyetse mwitegereze aho aba, kandi
niwamubonye uwo ari we, kuko bambwiye ko agira ubwenge bwinshi. Nuko murebe mwitegereze ubwigobeko bwe bwose aho yihisha, maze mungarukanire inkuru y'imvaho. Nzahera ko njyane namwe, kandi niba ari mu gihugu nzamushakayo mu bihumbi byose by'Abayuda. Nuko barahaguruka bajya i Zifu, batanga Sawuli kugerayo, ariko Dawidi n'abantu be bari mu butayu bw'Imawoni muri Araba, mu ruhande rw'ubutayu bw'Ikusi. Bukeye Sawuli n'abantu be barahaguruka bajya kumushaka, ariko Dawidi baramuburira, ahera ko aramanuka ajya ku rutare mu butayu bw'Imawoni yigumirayo. Sawuli abyumvise akurikira Dawidi mu butayu bw'Imawoni. Ahageze anyura mu ibanga rimwe ry'umusozi, Dawidi n'abagaragu be nabo banyura mu rindi. Ariko Dawidi arihuta cyane ngo acike, bitewe no gutinya Sawuli, kuko Sawuli n'ingabo ze bari batangatanze Dawidi n'abantu be ngo babafate. Bukeye haza impuruza kuri Sawuli iravuga iti, ngwino tebuka, Abafilisitiya baguye igihugu gitumo. Nuko Sawuli arahindukira, ntiyaba agikurikiye Dawidi, ahera ko atera Abafilisitiya. Nicyo cyatumye aho bahahimba Serahamalekoti. Sawuli akomeza kugenza Dawidi yanga kumwica. Nuko Dawidi arahava arazamuka atura mu bihome bya Enigedi. Bukeye Sawuli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, bamubwira ko Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli ahera ko ajyana ingabo 3,000 bitoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Aza atyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge, kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana, kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu bati, Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye. Uwiteka yimikishije amavuta, ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Ko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo. Ntiyakundira ko bahagurukirana Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo ahamagara Sawuli ati, nyagasani mwami. Sawuli akebutse, Dawidi arunama yubika amaso aramuramya. Dawidi aramubaza ati, ni igituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kugira nabi? Aho ntiwibereye ko Uwiteka yaragutanze mu maboko yanjye uyu munsi, ubwo wari uri mu bivumo? Ndetse hariho abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira ndavuga nti, sindi burambura ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Kandi data, dore ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Ubwo nagisha ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwica. Nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho n'ubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Uwiteka aba ari we uducira urubanza twembi, kandi aba ari we wakumpora, ariko ukuboko kwanjye kuzagukoraho. Nk'uko umugani w'abakera uvuga ngo, ibi biva mu babi, ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Mbese umwami wa Isirayeli ateye nde? Uwahiga ninde? Ni intumbi y'imbwa? Ni imbaragasa? Nuko Uwiteka w'umucamanza wacu aducira urubanza, yitegereze amburanire, ankize amaboko yawe. Nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe? Maze Sawuli acura umuborogo ararira, ahera ko abwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko jye nkakwitura inabi. Kandi uyu munsi uheruye ineza ungirira, kuko utanyishe naho Uwiteka ntanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka kugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi, kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isirayeli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Nuko none ndahira Uwiteka ko utazarimbura urubyaro rwanjye, kandi ko utazasibanganya izina ryanjye mu nzu ya data. Dawidi aramurahira. Nuko Sawuli asubira iwe,
Dawidi n'abantu be bazamuka bajya mu gihome. Bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramurira, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Ibya Nabali. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani, hari umugabo w'Imawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore witwaga Abigayili. Umugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10 arababwira ati, muzamuke mujye i Karumeli, musange Nabali mumundamukirize, mubwire uwo mukire muti, amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe, nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba aricyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigo cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde? Kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze. Nuko Dawidi abwira abantu be ati, umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja. Ababonye arabakankamira, kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye, utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Herego umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumbe 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini. Abihekesha indogobe, abwira abagaragu bati, mujye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi. Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo, kandi Dawidi yari yavuze ati, nukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza nyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be, Imana izabimpore ngewe Dawidi ndetse bikabisha. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati, nyagasani icyo cyaha bari igihe kigeraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngira icyo nkubwira wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ryo muntu Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ariko jyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye nyagasani. Kuko none nyagasani nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyampa abanzi bawe n'abakwifuriza nabi nyagasani bakaba nka Nabali. None ngira ituro ry'umuja wawe ngutuye nyagasani, rihabwa abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha, Uwiteka ntazabura kubakira inzu idakuka,
kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi wawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubaza nyagasani kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se ko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi, shimwe. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso kuba ari jye wihorera ubwanyu. Nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kukugirira nabi, yaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga kuki hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, izamukire usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Icyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye burinda buke. Bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore bamutekerereza iby'umutima, amutekerereza ibyo umutima urarababa igiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe, wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi inabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyuraho umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli, basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyureho umugore we. Nuko arabaduka arunama, yikubita imbere yabo, aravuga ati, dore umuja we ndi wo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga, arahaguruka yinagurira ku ndogobe ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira inka za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Bukeye Dawidi arongora Ahinowamu w'umunyayezereli, bombi baba abagore be, kandi Sawuli yari yarashingiye Pariti mwene Yakishi w'Igarimu Mikali wa mukobwa we wari muka Dawidi. Ibice bya Samweli wa mbere. Sawuli yongera kugenza Dawidi. Bukeye ab'izifu bajya i Gibeya kwa Sawuli, baravuga bati, uzi ko Dawidi yishe ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu? Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'izifu, ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe, bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu hafi y'inzira, ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, aherako atuma abatosi, amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi aherako arahaguruka agera aho Sawuli yegerereje, yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugabo w'ingabo ze, kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare. Abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo abaza Ahimeleki w'Umuheti na Abishayi mwene Seruya umurumuna wa Yowabu ati, ninde turi bujyana aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati, nige turi bujyana. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati, uyu munsi Imana yavugabije umwanzi wawe, nuko none ndakwinginze nyemerera muti kuri icumu rimwe gusa, mpamanye n'ubutaka sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Ese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo. Uwiteka ndinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ubwo ndakwinginze, enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende.
nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi abivana ku musego wa Sawuli barigendera. Hatagize umuntu babonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka kuko Uwiteka yari yabasinzirije ubuticura. Maze Dawidi afata hakurya yaho ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye nabo intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe na Abuneri mwene Neri ati, mbega Abuneri kudakoma? Abuneri aramusubiza ati, urinde yewe uhamagara umwami. Dawidi abwira Abuneri ati, ese nturi intwari? Hari uhanye nawe muri Isirayeli, ariko none n'iki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami kandi ari we shobuja. Reka ibyo yakoze si byiza, ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja. Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego, we. Sawuli amenya ijwi rya Dawidi arabaza ati, mbese aho iryo jwi si iryawe mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati, ni iryanjye nyagasani mwami. Ati, mbese databuja agenzereza iki umugaragu? Nakoze iki? Cyangwa se n'icyaha kindiho? None ndakwinginze nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Niba Uwiteka ari wowe wakunterereje, ntiyemere igitambo, kandi niba ari abantu ntibavumirwa imbere y'Uwiteka kuko ubu banshiye ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorera izindi mana. Nuko none we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba. Nuko umwami wa Isirayeli yazanywe no gushaka imbaraga sa nk'uhiga inkware mu musozi. Sawuli aravuga ati, nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafutse cyane. Dawidi aramusubiza ati, gira icumu ryawe nyagasani, ntihagire umugaragu wawe uza ryenda. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we. Kuko uyu munsi Uwiteka yari yakunshyize mu maboko, nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta. Kandi nk'uko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri jye uyu munsi, aba ariko ubwanjye buba ubw'icyubahiro cyinshi ku Uwiteka ankiza ibyago byose. Sawuli abwira Dawidi ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli nawe asubira iwe. Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisitiya. Ibice 27. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati, nta kibuza, hariho umunsi Sawuli azanyica, nta nama iruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za Isirayeli zose. Uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi ahera ko ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe, barambuka bajya Akishi mwene Mawoki, bajya kwa Akishi mwene Mawoki umwami w'Igati. Dawidi n'abantu be baturana na Akishi Gati, umuntu wese n'abo mu rugo rwe. Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowabu umunyayezereli na Abigayili w'ikameri wari mu Kanabari. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye Gati, niyongera kumushaka ukundi. Akishi aha Dawidi Isikuragi kuhatura. Dawidi abwira Akishi ati, niba nkugizeho ubuhake nibampe igikingi mu mudugudu umwe wo mu musozi aba ariho ntura. Niki cyatuma umugaragu wawe nturana nawe ku rurembo? Nuko uwo munsi Akishi amugerera Isikuragi. Nicyo cyatumye Isikuragi haba aho abami b'Abayuda bwite na bugingo n'ubu. Kandi iminsi Dawidi yamaze mu gihugu cy'Abafilisitiya ni 1 mwaka n'amezi 4. Bukeye Dawidi n'ingabo ze barazamuka batera Abigeshuri n'Abagiruzi n'Abameleki, kandi abo nibo bari abaturage ba kera muri icyo gihugu giteganye n'Ishura n'igihugu cya Egiputa. Nuko Dawidi arimbura icyo gihugu, ntihagira umugabo cyangwa umugore urokoka. Anyaga inka n'intama n'indogobe n'ingamiya n'imyambaro, maze yatabaruka akajya kwa Akishi. Akishi akajya amubaza ati, uyu munsi wateye he? Dawidi ati, nateye kusi y'Ubuyuda, n'ikusi
Yerameli n'ah'Abakeni. Ariko Dawidi ntiyagira umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane igati, kuko yibwiraga ko babarega bati Dawidi yakoze atya n'atya. Iminsi yose yatuye mu gihugu cy'Abafilisitiya niko yabigenzaga. Nuko Akishi yingira Dawidi akajya avuga ati, yateye bene wabo Abisirayeli kumuzinukwa, bizatuma bimbata yanjye iteka ryose. Muri iyo minsi Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kujya kurwana n'Abisirayeli. Akishi abwira Dawidi ati, umenye rwose ko uzatabarana nanjye n'abantu bawe tukajyana n'ingabo ku rugamba. Dawidi aramubwira ati, ni naho uzamenyera icyo umugaragu wawe azakora. Akishi abwira Dawidi ati, cyo kizatuma nkugira umurinzi w'umutware wanjye iminsi yose. Sawuli ajya gushikisha. Ariko Samweli yari yarapfuye, Abisirayeli bose baramurira bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana baraza bagerereza i Shunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza i Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntihagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli ahera ko abwira abagaragu bati, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze nshikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashyitsi akabaca mu gihugu. Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo ugicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati, murahira Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati, nkuzurire ndi? Nawe ati, nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati, umbeshyeye iki? Kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati, murambwira icyo ubonye. Umugore ati, mbonye imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati, arasa ati? Nawe ati, ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo nsubiza, ari mu buhanuzi cyangwa mu nzozi. Icyo cyatumye nguhamagara ngo musobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati, ubimbarije iki ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri jye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi, kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bamaleki. Nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya. Kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isirayeli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli ahera ko yikubita hasi indambya yobamye, kuko akuba umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye. Acika intege kuko yari yiriwe ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashobewe cyane, aramubwira ati, dore umuja wawe nakumviye mparamagara, numvira amagambo umbwiye. None ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngufungurire urye kugira ngo nugende ubone intege. Aranga ati, sishaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata arabumvira. Ahera ko abaduka hasi yicara ku buriri, kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore, arihuta arakica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuye arawotsa. Abihereza Sawuli n'abagaragu be barafungura, bahera ko bahaguruka iryo joro baragenda. Abatware b'Abafilisitiya bivovotera Akishi
ibice 29. Abafilisitiya bateraniriza ingabo zabo zose kuri Afeka. Bisirayeli bagerereza Yezereli hafi y'isoko yabo. Abatware b'Abafilisitiya bagenda bajyanye amagana n'ibihumbi, kandi Dawidi n'ingabo ze bazana na Akishi babakurikiye. Maze abatware b'Abafilisitiya baravuga bati, mbese kandi Abaheburayo bakoraga iki hano? Akishi asubiza abatware b'Abafilisitiya ati, uyu siwe Dawidi umugaragu wa Sawuli umwami wa Isirayeli, umaranye nanjye iminsi ndetse n'imyaka, kandi uhereye igihe yimukiye iwabo akamakwaho nta cyaha namubonyeho kugeza ubu. Ariko abatware b'Abafilisitiya baramurakara baramubwira bati, subizayo uwo mugabo asubire mu gikingi cye wamukebeye, we kumwemerera kujyana natwe ku rugamba, ataduhindukirira umugambanyi rucyambikana. Mbese iki kigabo icyacyungana shebuja niki? Si ibihanga by'aba bantu? Mbese uyu siwe Dawidi wabyinaga bikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Akishi ahamagara Dawidi aramubwira ati, kuko Uwiteka ahoraho wabaye umukiranutsi, imitabarire n'imitabarukire yawe iyo turi kumwe mu ngabo birantunganira, kuko uhereye igihe wanyereje nta cyaha nakubonyeho kugeza ubu. Ariko rero abatware ntibagukunze, none isubireyo ugende amahoro, wo kwirirwa urakaza abatware b'Abafilisitiya. Dawidi abaza Akishi ati, ariko se nagucumuye iki? Uhereye igihe twabaniye kugeza ubu, wambonyeho iki cyambuza gutabara ngo njye kurwanya ababisha b'umwami databuja? Akishi asubiza Dawidi ati, ku bwanjye nzi ko untunganiye nka malayika w'Imana, ariko abatware b'Abafilisitiya baravuze ngo ntari gutabarane natwe. Nuko none uzindukane kare mu gitondo n'abagaragu ba shobuja mwazanye, nimumara kubyuka kare mu gitondo habona muzahere ko mugende. Bukeye Dawidi azinduka na kare mu gitondo n'ingabo ze baragenda basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nuko Abafilisitiya barazamuka batera Yezereli. Abameleki batwika Isikuragi Dawidi adahari. Ibice 30. Abameleki batwika Isikuragi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu, basanga Abameleki bateye igihugu cy'ikusi ni Isikuragi, batsinze Isikuragi bahatwitse, banyaza abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru ntibagira uwo bica, ahubwo babanyeze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira, barahogora bagezaho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira yigarura. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'ab'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikire izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Amina. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda bageze ku kagezi Besori. Abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga umunyagiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa.
Dawidi aramubaza ati uri umugaragu wande kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati ndi umuhungu w'umunyagiputa umugaragu w'umwamaleki maze iminsi 3 databuja ntaye kuko nari ndwaye twari twateye igihugu cy'abakereti cy'ikusi n'icy'abayuda n'ikusi ku bwa Karebu dutwika Sikulagi. Dawidi aramubaza ati wanjye imbere ukangeza muri izo ngabo? Aramusubiza ati irahira Imana ko utazanyica cyangwa ko utazantanga ukampa databuja mboneho kugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana basanga bagandaje banywa bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi ahera ko arabica uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba undi munsi ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi ntibagira ikintu babura, ari gitari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyaze. Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu ni wo munyago wa Dawidi. Hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye bakananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori, bahagurutswa no gusanganira Dawidi nabo bari bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa, maze abantu b'abanyageso mbi, handitse nabi, handitse abanyageso, abanyageso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati nitubaha ku minyago twinyagiye kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be bakabajyana bakagenda. Ariko Dawidi arababwira ati bene data siko muri bugenze ibyo UWITEKA yaduhaye akaturinda akatubwabiza izo ngabo zaduteye, mbese hari uwakwemera inama yanyu? Umugabane wagiye mu ntambaro urahwana n'uwasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Uhereye uwo munsi arihindura itegeko n'umugenzo mu Bisirayeli na bugingo n'ubu. Dawidi asohoye Sikulagi yohereza abatware b'Abayuda b'inshuti ze ku minyago, arababwira ati yoherereza abatware b'Abayuda b'inshuti ze ku minyago, arababwira ati ngiye impano ivuye ku minyago y'abanzi b'UWITEKA, abyoherereza ab'i Beteli n'ab'i Ramoti y'ikusi n'ab'i Yatiri n'aba Aroweri n'ab'i Sifemoti n'aba Eshitemowa n'ab'i Rakara n'abo mu midugudu y'Abanyerameri n'abo mu midugudu y'Abakeni n'ab'i Horuma n'ab'i Korashani n'Abataki n'ab'i Heburoni n'abandi hose Dawidi n'abantu be bajyaga babamo. Mbere ibice 10 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, Abisirayeli barabahunga ariko bicirwa ku musozi w'Igilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Marikishuwa bene Sawuli. Ugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwara ati kora inkota yawe y'insogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ari kumutwaje intwara aranga kuko yatinye cyane, icyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Umutwaje intwara abonye ko Sawuli apfuye nawe yishita kuye nkota bagwa hamwe. Uko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be 3 n'umutwaje intwara n'ingabo ze zose bapfira icyarimwe uwo munsi. Maze abandi Bisirayeli bo hakurya y'ikibaya
cyabo hakurya ya Yorodani babonye ko Abisirayeli bahunze kandi ko Sawuli n'abahungu be bapfuye basiga imidugudu barahunga Abafilisitiya baraza bayibamo. Aya bukeye bwaho Abafilisitiya baje gucuza intumbi basanga Sawuli n'abahungu be batatu baraguye ku musozi Gilibowa bamuca igihanga bamucuza intwaro ze bahera ko batuma mu gihugu cy'Abafilisitiya gihereranye nabo ngo bamamaze iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Intwaro ze bazishyira mu ngoro ya Ashitaroti, intumbi ye bayimanika ku nkike z'amabuye z'umudugudu w'Ibetishani. Nuko ab'Iyabeshi y'i Galeyadi bumvise ibyo Abafilisitiya bagiriye Sawuli, ab'intwari bose barahaguruka bagenda ijoro ryose bamanura intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be ku nkike z'Ibetishani. Bageze i Yabeshi bazitwikirayo, hanyuma benda amagufwa yabo bayahamba munsi y'umunyinya w'i Yabeshi. Baherako bihiriza ubusa iminsi 7. Ashimwe na data bakundwa. Igice cya gitabo cya mbere cya Samweli kirarangiye. Ninongera kugirirwa ubuntu nzatangira Samweli wa 2. Yesu aduhana umugisha.